inshuti uyibona mu byago, ariko hari igihe tugira guhubuka kudasanzwe kugeza ubwo tunahemukira inshuti zacu kandi ibyo zarimo ziradukorera ari ukudutabara no kudukura mu mage. Tega amatwi iyi nkuru wumve neza. Hari umugabo wari ufite inyoni yakundaga cyane akayitaho, buri ahantu hose agiye byabaga ngombwa ko ajyanye n'inyoni yiwe. Nuko umunsi umwe bari ku rugendo aza kugwa umwuma. Yabaye ngombwa yuko ashakisha ahantu yakura akagezi maze akavoma amazi yo kunywa agahembuka. Mu buryo butunguranye uwo mugabo yaje kubona akagezi kari ahantu mu rutare, maze aranezerwa kuko yarabonye aho gukura amazi yo kunywa. Maze afata igikombe atangira kuvoma ya mazi. Uzi ikintu cyari gitunguranye? Mu gihe uwo mugabo yendaga kunywa ya mazi, ya nyoni yarasimbukaga maze ikamutesha icyo gikombe ikakimena, amazi ntaba akiyanyweye. Bimaze kuba ku nshuro ya gatatu, wa mugabo yibazaga impamvu inyoni yiwe akunda cyane iri gukora ibyo bintu. Aho bigeze umujinya waramwishe maze akura inkota abaga ya nyoni. Ariko nyuma yaje kugarura ibitekerezo, yibaza impamvu ya nyoni yakomezaga kumutesha ya mazi. Yarazamutse mu rutare hejuru, mbega ibintu byari bitunguranye. Wa mugabo yabonye intumbi y'inzoka y'ubusabwe. Yarikanze cyane. Iyi nzoka y'ubusabwe mu gihe yapfiriye mu mazi, uburozi bwayo bwivanga n'amazi, bityo amazi yakomezaga gutemba kuri rwa rutare gake gake ajya muri cya gikombe yari arimo uburozi. Nuko ya nyoni kuko yari yagurutse ikareba hejuru ibyabaye, yakomezaga gutesha wa mugabo cya gikombe kugira ngo atanywa ya mazi arimo uburozi maze agapfa. Uka k'uyu mugabo kwaje kumukoraho mu gihe yitegerezaga intumbi ya nyoni yiwe yakundaga cyane irimo iraremba hejuru y'amazi. Ubu ngubu ntabwo byashobokaga yuko ya nyoni yasubira mu buzima. Guhubuka kwe kwatumye yica inshuti ye magara. Ikibazo cyo kwibazwa, ese ubutaha ninde wari gutabara uno mugabo ko inshuti yo yaramaje kuyica? Akenshi dukora ibintu duhubutse kubera ko tutabanza gutekereza mbere yuko dukora ikintu runaka, ugasanga bitugizeho ingaruka nyuma. Guhubuka ni indwara mbi cyane ituma abantu bahura n'ingaruka zikomeye cyane mu gihe babikoze. Uyu munsi hari benshi bari mu bihombo batewe no guhubuka, hari benshi barira amarira batewe no guhubuka, hari benshi biyahuye bitewe no guhubuka. Guhubuka ni indwara mbi cyane. Ubu ushobora kuganira n'umuntu wahombye, watekereza neza bitewe n'inkuru arimo arakubarira, ugasanga ikintu cyabiteye ari uguhubuka. Duhemukira inshuti zacu magara bitewe no guhubuka. Nta ngaruka nziza n'imwe ishobora kuzaterwa no guhubuka. Uyu mugabo yishe ino nyoni kandi ariyo yari kumufasha no mu gihe yari guhura n'ikindi cyago imbere. Ubu ngubu kuno mugabo yasigaye mu kwicuza bitewe n'ikintu yari amaje gukora. Twirinde guhubuka mu buzima bwacu, bityo ibintu byose tuzabikora neza. Dore ikintu gishobora kugufasha mu kwirinda guhubuka. Mbere yuko ukora ikintu biba byiza ari uko ubanje kugitekerezaho kenshi cyane. Si rimwe gusa, gitekerezaho kenshi cyane maze urebe ingaruka zishobora kuguteza. Reka ngushimire wowe waruteze amatwi ndetse warunakurikiye iki kiganiro Imvano. Imana ibane nawe.